Mini news nayigarukiye ya umusore wanyu ndigarukiye mbazane filime ya Danje. Sasa barakwereka ikintu gikuruwe n'abantu 100 ariko kirabarusha imbaraga. Tayari bakigejeje mu ndege. Bakigeza mu ndege cyaragiye. Indege irahaguruka karabaye we ibaze nk'ubu bageze mu kirere kikabihinduka. Bamaze kukizirika barakirekuje dore ibyago bakoze mama we. Indege ikomeje kuzamuka cyarakuruye imigozi kirayica, imigozi kirayica, kirakurura kirasama kirasama ubugozi kirabuca. Abasirikare ngo baveyo sukurasa amasasa akajya aragikubita hagataruka. Sasa dore ngo ndakwereke dore uko kiri kugendera mu ndege. Dore uyu musirikare kubise isasu riratoboka. Indege kandi twibutse iracyakomeje kugenda. Hano hari ingagi yabyumvishe ko hari indege yiciye hejuru. Sasa barakwereka iki kivuna muheto cyakomeje guteza intambara cyageze kwa shoferi ibintu byose kirangiza. Indege kiyiburira kontrole. Ngenda mbaye nziza bazaniye musobanuzi wanyu mwemera kandi mukunda. Cyatangiye gushaka uburyo cyacika indege irahiye karabaye we. Ingagi hano irabibona. Ingagi aho yari iri mu ishyamba ya ndege yaraje ngo mu baturage karabaye. Dore ngo abaturage barapfa kikivayo abantu baje barahunga. Dore aho cyaguye kiri guhaguruka. Filime yo zihari ndakora byo kumbwira ngo ba Bidagureti ngo baruki barandusha ibyo ngibyo bikura byigumanire. Cyarahagurutse ukuntu ari igisore gifite 6 pack ko nacyo cyangiritse. Dore ukuntu kigenda, dore ukuntu akamodoka kakigeze mu mfundiko, dore ukuguru mama we. Ingagi hano irabyumvire irahindukira giye kubona ibona umujyi wose wahiye mama we. Iravuga ati byari byo byose ni kiriya kinyago kibitewe. Dore ingagi ndamwica we, ndamwica karabaye. Ambulance z'ubutabazi zose zitazivayo. Barakwereka ambulance zivayo, abasirikare bavayo, abashinzwe indembe bavayo. Dore ukuntu giterwa akamodoka ni igisore kirajugunya. Cyo ni igisore kirajugunya. Bashenje imwe mwabashenje imwe ndabica. Umusirikare barurira bavaho ngaho bari bamaze kubona ko ikinyagwa kiraha kitabamerera neza. Barirutse bareba ko bahunga. Duko giterura akamodoka kikajugunya mu birometero nka 7 kiraguruka kiveyeho. Bararasta kumwe nababwiraga iki ntabwo kijyo gipfa mwanamwe mwabyiboneye. Dore ukuntu kijugunya umugabo kiramujugunya. Fata umugabo kiriruka gicaho bagikurikiza umwoto gikora ku kamodoka kiratambika mwoto burende mwoto kiraguruka mwoto badusubiza inyuma. Barakirasa kiriruka gifatiraho mu birometero kiriruka gifite speed. Akadege hano kari kagiye kuguruka. Basirikare nabo bari babonye nta kintu bakora bahitamo kwicikira mama we. Sasa barakwereka cyaje kiri kurira hari indege ndakeka. Abasirikare turapfuye. Cyaje kiri kurira indege City bagikurikiza amasasu uriko ikinigi cyari imaze gifata ku ndege kikifata ibirahure kiravuna indege iracumba. Nje nayibazaniye ibayita konkon. Dore sasi ibisimba byavuyeho nabyo ibi ngibi nabyo bikorera kiriya kinyagwa byaje byafatiye ati abantu turabamara turabereka. Byaje byafatiyeho haje nk'utugurupe nka 7. Ibi bisimba nawe wabimenya byaciye ku ngaryi kandi nabyo ndabona byababaye. Dore uko biva mwabashenje imwe urakubita iki wamushenje we tera turarya. Ibyaje byo birarya mama.
we numbaze ngo bari bano barabikirute. Sasa dore yangajye ukuntu nayo yaje yanganye mama, dore umwoto gugiye kuza we yaje yarakaye cya kinyago kiri si uguhindukira. Dore umuntu ukuntu areshya kiri gukandagira kigakandagira nk'imodoka cyavuyeyo sasa gikubita ku gatuza turi ku uwo musenzi ari he ngo mwereke. Izindi ngati nazo zibyumvisha dore ngo ziravayo. Ikiza cya kingagi ukuntu zikundana yakubise ku gatuza zose zitazimanukira mama we. Dore zivayo ingagi barakwereka hari harimo ingagi nini. Dore ukuntu zatangiye gufata bwa buntu umeze nk'ububwa ziterura zidimba hasi tayari ni nkaho zari zubushoje. Sasa barakwereka ingagi zakoze akazi. Muntu usuzugura ingagi ubundi ingagi abantu ni mwebwe zaturutseho. Abasirikare nabo baje bazigaragiye. Sasa umuyobozi w'ingagi dore nguwo arimo arashaka cya kinyagwa dukoresha tuwo musenzi kumbe cyamubonye hejuru sinzi niba kitamubonye. Dore muviri imbere cyabonye ingagi kirarakara n'ukirushaho cyose cyumanuka mu birometero kubita hasi haraturika kugira ngo ni ikibombe bakubise hasi kijinga kigwa hasi ubumodoka bwose bukajyanwa metero 50 bijya mu kirere. Dore uko gifata ingabo ingumi ingagi kwepa kubita ingumi ingagi rakwepa ingagi bari bayishe. Dore imodoka hejuru ingagi nayo tinago byavamo biragigira. Ingagi yirenze umuntu mu kamodoka. Ingagi itigisohora mu kizu hano. Ingagi kubita ingumi birahana mwoto kiragigira ngumi kubita ingumi ubwo yabita buvaho. Sasa kivuye ingagira kidepanse gishyira hasi. Ingagi bajugunya mu birometero nka 50 kubita ingumi gikuta kirasenyuka. Sasa dore ngo ruravayo ndaje mwica ingagi kura ingumi ramugitera ingumi y'ingoto. Ingagi ko zitoroshye mwabantu mwe. Sasa ingagi yafashije ba basirikare kugifata barakwereka yasize ikiboshye by'ingenzi. Basasa barakwereka bazanye n'indege. Abasirikare nabo bakora ibyabo barakiziritse. Nkubwira ngo agafilime kari kugana ku isozero yanyu ngiye kuyarya. Mwibutsa kora subscribe, share na comment.